Tugeze mu gice cya gatandatu, ni nacyo gisoza iyi nkuru yacu. Wisanze ufunguye inkuru kandi utarumvise byabanje, hari ubwo utaza gusobanukirwa bimwe na bimwe. Ku bw'ibyo wabanza kumva ibice byabanje. Link yabyo iri muri comment ya mbere kuri iyi nkuru. Kugwa hasi kwa Barity ntibyatumye atubwenge, yewe no kuzungera kwa Doka ntibyatumye ajya muri koma. Bombi bari bazengereye bitewe no kwirengagiza ukuri bari bamaze kumva, bakisanzura bagafata umwanya wo gukundana, bagakora iby'imitima yabo yari irarikiye mu rukundo. Ntibari bazi ukuri 100%, ariko Barity yari afite ibimenyetso bifite ishingiro arabyirengagiza. Ibyo ubwabyo byamutesheje umutwe arazengerera, abonye Doka agize iserera akajya kugwa hasi Jabo akamuramira, nawe aturuka hejuru ku rubuga bicaragaho mu nama nk'umuryango w'ubwami, amanuka atazi aho agiye arazengera ahita agwa kuri esikariye amaraso ava mu kanwa. Doka nawe yarakomeje kumva imisonga mu mutwe, ariko anumva neza ibyavugwaga byose. We yumvaga afite isoni, ibyaha kandi yarengeye, kuko yari yemeye gusomana na Barity, bose babanje no kubazanya ku byavugwaga ko baba ari abavandimwe. Mu by'ukuri ntacyo Mumaneka atari yaramusobanuriye, ariko nyine yumvaga ari impamvu z'urwitwazo umwamikazi yashakaga ngo abone aho aramwica. Ibyo ubwabyo byari bihagije ngo ate umutwe. Tekereza nawe gusomana umunwa ku munwa n'umuntu wari uri gukeka ko umuhoje so, ariko amarangamutima akakuganza ukumva ko ukwiriye kubikora, nyuma ukamenya ko ibyo wakekaga byari ukuri. Umwami we byamuvanze kurushaho. Abana be babiri bose bari bagiye mu mimerere imwe. Umwe yarahanutse, undi azengereye, bose batameze neza. Yavuze ko inama iba yihagaze, arongera ati Darisi Niranasabi, ndabinginze mubiteho. Ni ubwa mbere umwami yaravuze asa nkaho yinginga aho gutanga itegeko. Darisi wari ukuriye abandi baganga yegereye Doka aramubaza ati uri kwiyumva ute? Nawe aramubwira ati ndumva afite ubwoba bwinshi kandi mu mutwe harimo imisonga myinshi. Ubwo Nira nawe yarahise yihutira kubaza Barity uko ameze, ariko we nk'umuntu wari uguye hasi nta kundi yari kuvuga. Umutwe wari uri kumurya kandi akumva umutima uri gutera cyane birenze urugero. Uwo mwanya babirukankanye muri cya cyumba. Umwami yasabye abasirikare kugota bari bitabiriye inama bose ntihagire n'umwe usohokamo, akabanza kujya kureba uko byifashe. Ahageze yajyanye Darisi ku ruhande aramubaza ati mugiye gukora iki nk'abaganga? Yaramusubije ati Barity yahanutse kuri esikariye, amaraso make aza mu kanwa. Doka we ari kumva imisonga myinshi mu mutwe. Icyo dushimira Imana ni uko ari kumva ibyo turi kuganira kandi bakaba babasha kuvuga nubwo imbaraga ari nkeya cyane. Kuri Barity waguye, icya mbere twagikoze ni ukumuryamisha ahantu hatuje, umutwe ukazamurwa hagati ariko ukaba wisanzuye. Ubu none hari amahirwe kuko ari kubasha guhumeka neza, ariko ikibazo kirabaho ni uko amaraso aragenda ariko gushyuha cyane biratuma acika intege gahoro gahoro. Gusa ikintu cy'ingenzi ni ukumubuza gusinzira aka kanya, tugakomeza kumuganiriza gake gake mu gihe gito, kuko gusinzira cyane aka kanya bikiba byaba ari ikimenyetso kibi ko umuntu akubise umutwe hasi. Kuri Doka ihungabana rito yagize riturutse ku makuru akomeye cyane yakiriye. Ni imbaraga z'umubiri zibaye nke biturutse ku bitekerezo byinshi agize. Mu byo twakamufashije tubigeze kure. Twagombaga kumwicaza tukamukarabya mu maso amazi akonje make. Kandi nirakomeje kumuganiriza gake gake amuhumuriza mu magambo atuje nk'uko nasaba ari kuganiriza Barity. Bose cyane cyane Doka bakeneye imiti irimo yabafasha kugabanya imisonga. Ikirenze ibyo byose ni ukubafasha kwakira ibyo bumvise, bakakira ihungabana ryo mu mutima bafite, kuba bamenye ko bavukana kandi bari batangiye ibintu byo gukundana. Umwami yamuciye mu ijambo ati ese kuko bari baratangiye gukundana? Darisi ati najyaga mbibona ariko ntibari bakabidutangarije ku mugaragaro. Umwami yikije umutima, mu mutwe yibuka uko yababonye mwambika impeta akanga kubarogoya agasubira inyuma. Yaramubajije ati birasaba igihe kingana iki kugira ngo bagaruke ku murongo ku buryo bakumva ibyo bakwiriye kumva, inama igakomeza? Nawe ati n'abanyembaraga bose bazi kwihagararaho no kwihanganira ibihe bibi. Kuri Barity birasaba kumukurikiranira hafi mu masaha 24 ya mbere, tukareba ko atongera kuruka amaraso, niba atagira umunaniro udasanzwe cyangwa niba umutwe udakomeza kubabara bikabije. Kuri Doka birasaba kumurinda kongera guhagarika umutima no kumwumvisha ko uko ari kwiyumva ari ibintu bisanzwe ku muntu uhuye n'ukuri gukomeye kuriya. Intego so gukiza umubiri wabo gusa, ahubwo ni no kubafasha kwakira ihungabana no kubarinda ko ubwoba n'isoni byabangamira gukira kwabo. Umwami ati ubwo mpagarika inama nyishyira inyuma y'icyumweru, wenda se bazaba barabyakiriye? Mbwira nibyo? Nawe ati mwaba mugize neza nyagasani. Umwami yaragiye ageze aho inama yaberaga, asaba ko umwamikazi asubira mu ngoro ye agakomeza kugotwa mu gihe cy'iminsi 7, aho ashatse kujya hose agaherekezwa n'abarinzi bakomeye babizererwa ku mwami. Babagambanyi b'abasirikare babiri, minisitiri w'ingabo Varuwa wahoze witwa Tabira na Tinari wahoze witwa Shimava, basubiza mu nzu y'imbohe. Varuwa na Tinari babashyize mu twumba twegeranye, minisitiri we bamushyira mu kumba ko hagati y'abo basirikare bakoranaga. Bose ubwo bari 5 mu twumba 5, tukaba twari utwumba twari twubakishijwe ibiti by'imbaho bikomera cyane, kandi buri wese azetse iminyururu. Hagati y'izo mbaho hari harimo umwanya ku buryo bashoboraga kwegera ku gakuta bakaganira.
Varuwa arakaye cyane yabwiye Tinara ati wa mugome w'umugambanyi nakabaye narakwishe kera. Igihe mbura Jabo na Doku kambwira ko nubabona urababwiza ukuri ndatekereje kugukura ku isi ariko ngugirira impuhwe kuko wahoze uri inshuti yanjye. Ndetse igihe babasirikare baza nkababeshya ko tujyanye muri Migago uburozi nari kuguha nibo nabuhaye burabica. Ni wowe bwari bugenewe none uri ubugome wankoreye. Tinara ati mbwira neza mu nzira byagenze bite? Wambwiye ko ugiye muri Migago wica abasirikare koko warabishe? Varuwa ati nakumvise ushaka kuzabibwira umwami wibwira ko wowe uzakubabarira ariko twese twacikanye abana nubwo bwose ari njye wari kubirerera. Igihano nzahabwa nawe uzagihabwa twese tuzapfa nk'uko abasirikare byabagendekeye. Nibe nabo barwanye n'umutima kanya gato nabishe neza uburibwe babwumvise bahanuka ku mafarashi gusa ariko twe tuzakubitwa batwice gahoro gahoro. Tinara turumwicanyi bigezaho nawe tumwicanyi ni wowe ubona umuntu yihungiye ukamukurikirana mpaka. Babazwa nuko nakweretse kwa mushiki wanjye nakujyanye nibwira ko uri umuntu w'inshuti yanjye twaruhanye nkubwira ko ngize ikibazo n'ahandi nahungira hatariho nazi ko ndi kubwira umwicanyi hazansanga. Igihe Tinara ajyana n'abasirikari bagiye gushakisha Varuwa yarabizi neza ko ariho nta gushidikanya kuko Varuwa yajyaga amubwira ko ari ahantu heza hafi y'umupaka kwa mushiki we ko mu gihe byaba bikomeye bose ariho bahungira bagahita bambuka. Bari babizi neza ko hari igihe cyazagera umwami wenda akamenya ko bagarutse mu gihugu akaba yabafata akabica kandi ntawe ari gupfa guhita yinjira mu bwami bw'abandi ngo ajyanywe no kwica umuntu wahungiyeyo atabanje kubimenyesha abasirikare bo ku mupaka. Uwo mwanya wo gufata igihe cyo kubibamenyesha bo bari kuba bamaze gucika bageze kure. Mu gihe batonganaga batyo no hirya baratonganaga cyane. Minisitiri yasakurizaga abasirikare ati nta n'isoni mwebwe mukivanaho mwari mwihishe ngo muje gutabara bene wanyu? Muratekereza ko umwami ari gutinyuka akica abantu barenga 100 yari yarafashe bo mu miryango yanyu no mu nshuti zanyu? Nabo batuduha amahoro ubu nta tegeko ryawe twagenderaho turi gusaba ngo tuzicwe urupfu rwihuse rwiyubashye witwongeraho amagambo mabi yawe. Uri umugambanyi wadushutse utubwira yuko uzahita uba umwami ko n'umwami uzahita umwica tugira ngo wenda uzaduha imyanya ikomeye ariko se saha birangiriye. Nawe ati dukwiriye gushaka ukuntu tuva hano ahubwo ibyo nababwiye nzabikora nzica umwami nk'uko nari ngiye kwica umuhungu we kandi umwamikazi yabidufashamo kuko adafunzwe. Akivuga atyo Birera na Jabo bahise bamwiyereka bamwigaragariza barakaye cyane baramubaza bati ninde uri bugufashe gucika? Minisitiri agize ubwoba bwinshi cyane abonye buryo ibiganiro byabo byose babyumvaga guhera kare. Ibyo Varuwa na Tinari bari baganiriye nabyo barabyumvaga nta na kimwe kivuyemo. Batangiye kuvugishwa basaba imbabazi. Birera yegera Minisitiri ati ese wigeze ukumbura umwana wawe? Nawe ati naramukumbiye cyane ahubwo umunsi kundi nahoraga mutekerezaho. Jabo aramubajije ati ese byose uri gutekereza gukora ubikora ku bwanjye ushaka kumporera kuko watekerezaga ko napfuye? Nawe ati yego nta kindi. Jabo ati si umenya ko nkiriho niho ari kugerageza kwica igikomangoma ngo gitege umutego muri ririya shyamba rya Migago nk'uko wabigenje? Nawe ati sinari kubikora kuko nari kuba nzi ko umwana wanjye ahari. Jabo ati hari izindi nyungu wari ubifitemo wabyivugiye washakaga kwicara ku ntebe y'ubwami kandi na n'ubu uracyabishaka ngo ushaka kwica umwami. Ibyo bintu ni amakosa akomeye no kubivuga ni gute utinyuka? Nawe ati nyine ntabwo ari ugushaka kwicaraho none siko n'abasirikare mfite banshyigikiye. Abasirikare nari mfite bari ku ruhande rwanjye nabo nashukishije udufaranga gusa kandi niba ugereranyije n'abagize ubwami bwose ndetse hasigaye abangaba 2 gusa njye nafasha b'ibigoryi bidatekereza hazaza mbakoresha mu mugambi wanjye. Aho basirikare baramutonganyije bamubwira ko ari we kigoryi ndetse uhirya bazengamarira mu maso aranirira yumvise amagambo yamuvugagaho kandi yaramufashije mu migambi ye. Yari yarabasezeranyije ko bazagenda bakica igikomangoma bagashaka ukuntu yakwica umwami agahita yicara ku ntebe y'ubwami. Niyo mpamvu bumvaga bamwizeye bakumva n'ahantu bazabafatira. Nyamara yari yarabatengushye ku rwego rugaragara none yari ari kubita ibigoryi ngo yafashe abantu badatekereza arabashuka arabakoresha. Jabo yarakomeje ati nshimye ko mbonye data wanyibarutse. Ese mama aracyabaho? Abaye hate? Mujya muvugana? Nawe ati amakuru y'inyeheruka igihe yoherezwaga ngo ajye kuba umugore w'umutware. Nubwo ari muri ubu bwami sinigeze nongera kumubona cyane ko ntanakundanaga nawe. Namuteye inda yawe nshaka kwimara agahinda ko nakundaga yari yaratewe inda n'umwami kandi uwo Daniya ntiyankundaga nawe ariko yemeye kumvira umwami aryamana nanjye. Wenda hari yatinyaga ko umwami yazaho umuryango w'ibihano cyangwa akawuca ibwami yitwaje izindi mpamvu ariko ubwo nawe yaranshakaga kuko iyo byanga ari igihe umwami atari kumwica nawe nuko yifuzaga kubikora. Jabo aramubwiye ati sindi icyo nakubwira gusa nanone umwami azaguhana
nakifuje kubana nawe nka data, nkagira amahirwe yo kubana na data wanyibarutse bya nyabyo, nkumva uko byaba byifashe. Ariko gushaka kwica igikomangoma kizaraga ubwami ni icyaha gikomeye cyane. Amagambo uvuze nonaha y'ubwayo yakagombye kukwicisha. Rwose nanjye ngukuyeho amaboko, ufite umutima mubi cyane, ntabwo wababarirwa. Nari nje kugusezeraho ngo njye kuba nkurira hakiri kare, wenda uzakomeze wambaze imana zawe, uzahabwa ikindi gihano kitari ukwicwa. Minisitiri yagize ikiniga ati, basi ndapfa nzi ko hari umwana nsize ku isi. Gukorera umwami byadushyize mu mimerere yo kudatekereza urushako, tukamuhora hafi nta handi twemerewe kujya. Icyakora nari ngeze igihe cyo kuba nahabwa uruhushya ngashaka umugore, ariko nabwo urabibona ko ngeze mu myaka y'izabukuru, n'ubundi umwana nari kuzabyara ari kuzangana nawe ngeze igihe cyo gupfa. Bombi barebanye mu maso, Jabu yihagarara aramubwira ati, ufite umutima mubi yewe, nabikubwiye. Bariti we nta kibi yagukoreye. Kwihorera wari kwihorera kwa guhemukiye ubwe. Niba kuko umwami uri wararakariye, niwe uri kugerageza kwica. Yanze no kumusezeraho, ajya hirya yegera Varo aramubaza ati, kuki wamaze iki gihe cyose utaratubwira ukuri? Kuki utigeze utubwira amateka yacu? Ese ntubona ko ukuze? Wifuzaga kuzapfa n'ababyeyi bacu bakazapfa nta kuri tuzi? Tenari yahise avuga kandi bari babajije Varuwa. Yaramubwiye ati, ntiwabyiyumvise mu gihe twaganiraga? Ndabizi mwatwumvaga. Nashatse kubabwira ukuri, wahita ashaka ukazandoga. None yisasiye abandi basirikare babiri. Varuwa yagize umujinya aramubwira ati, uwankura muri iyi minyururu nakuramo urubaho rumwe nkaza nkakwicisha ibiganza byanjye. Tenari ati, njye se wandusha imbaraga? Nanjye nuko nta bushobozi, nakaje nkakwiyicira nkakwereka ko utandusha imbaraga. Bakomeje gucyocyorana, Jabu asaba Birera ko bigendera. Birera aramubwiye ati, aba bagabo ibyo baganiriye ndabimenyesha umwami. Wari uzi ko umwami atari yakamenya uko byagendekeye abasirikare bapfuye bakabazana ku mafarashi? Kandi ubwo minisitiri afite intego yo gucika binyuze ku mwamikazi, ayo makuru nayo ndayatanga. Ngo ashaka gucika akica umwami? Yarebye Jabu aramubwira ati, uri umusore ufite umutima ukomeye. Ese uri kwiyumva ute nyuma yo kumenya ko Doka atari mushiki wawe? Wowe kutazengereye? Jabu yaramwenyura aramubwira ati, njyewe nta kibazo mfite gikomeye. N'ubundi namufuhiraga nkumva hagize igitangaza kibaho, wenda abantu bakaba bemerewe kubana na bashiki babo nk'umugabo n'umugore, twahita tubikora. Ku ruhande rumwe birambabaje, ariko nishimiye ko atari mushiki wanjye. Igikomangomakazi Birera yarasetse aramubaza ati, ni ukubera icyo utabyishimiye? Nawe ati, ngenda umwana wavutse ku musirikare ukomeye no ku gikomangomakazi. Wenda nanjye sinaba noroheje iyo mba narakuriye muri uwo muryango, ariko Doka we birarenze, yari kuba yarakuriye mu rugo rw'umwami, mbese ameze nkawe. Hari igihe yabyitwaza akambwira ko tutari ku rwego rumwe, cyangwa umuryango wanyu ukanga kumushyingira. Ibi itari ibyo, nta wundi mukobwa nakunda utari we. Birera yarasetse cyane ati, niba ari ibyo humura, ahubwo se ko nabonye ako gakovu kawe ku kuboko nawe nkakabonaho ntakiki? Utwo dukovu dusa ahantu hamwe, mbwira twatewe n'iki? Nawe ati, ni igihango twahanye ko tuzatabarana mu gihe umwe yaba agize ikibazo, tugatabarana nta kindi twitayeho, nta kindi dutekereje. Birera ati, burya rero muzagahindure mukite ikimenyetso cy'uko mutazahemukirana mu rukundo rwanyu, kuko umwami azabashyigikira. Uri intwari, ntiyakwanga umukwe nkawe wamurindiye umukobwa kuva mu buto bwe. Yarengeje ati, hanyuma rero kuko we wabashije kubyakira ko atari mushiki wawe, ushobora no kumufasha nawe akakira ukuri, cyane ko nawe ushobora kuba yishimiye ko atari musaza wawe. Jabu yasubiye mu bandi, Birera ajya kuregera umwami. Yamubwiye ibintu byose. Umwami yakajije uburinzi, arakarira cyane minisitiri. Birera nawe yagarutse mu bandi kuko atifuzaga kugira aho ajya basize. Yumvaga ko bari kubatererana. Nyuma y'umunsi n'igice, Doka yarakize atangira kuganira yisanzuye. N'ubundi nta kibazo gikomeye yari afite, uretse ko nyine kwakira ukuri ako kanya byamugoye akagira isereri. Yatangiye kubaganiriza ati, ku ruhande rumwe ndishimye kuko Jabu nahoze nifuza ko atakabaye ari musaza wanjye, ariko njye na Bariti twari dutangiye gukundana. Jabu yahise aza aramuhobera, bahuza amaso bararebana. Aramubaza ati, wabashije kubyakira? Nawe ati, si wowe se wanshutse ngo ningende ndebe ko nabasha gukundana n'undi muntu utari wowe? Iyo utanshuka ngo njye kuba ndi kumwe na Bariti, ngo ngerageze kumva ko n'ubundi hari umunsi njye nawe tuzatandukana, ngakunda undi muntu nkamwimariramo, mba naramenye ibyanyabyo ko ari musaza wanjye ngo numve imisonga mu mutwe. Jabu ati, mbabarira, ni ukuri rwose sibyo nari ngambiriye. Njyewe nabonaga ariyo mahitamo asigaye. Umunsi ku wundi njye nawe twarushagaho kuba turi kumwe, buri wese akeneye kuba ari aho undi ari, tukibwira yuko ari uko bizahora. Kandi igihe cyo gushyingirwa cyari kigeze ku mpande zombi. Sinari kwemera ko dukomeza kwibera inzitizi ubwacu twanga gushaka abakunzi. Doka ati, kwicira urubanza, nanjye nabyemeye kuko byari byo, ariko nari kuzahora numva ko ndi kukubabaza.
kandi ndumva ndi kwicuza ibyabaye hagati yanjye na Bariti nubwo ntacyo nabihinduraho. Bakomeje guhoberana, Jabu ntiyongera kumurekura, bicara amufashe ikiganza. Mu gitondo Bariti nawe yatangiye kuganira areguka, arebye Doka agira isoni. Doka yari yaraganira na Jabu, we yarabashije kwiyakira. Bombi babwiye Bariti bati ibyabaye byarabaye kandi wabikoranye na mushiki wawe, nubwo ari byo biteye isoni kurushaho ariko mukwiriye kubyakira mwembi. Wenda iyo haba harabaye ikindi kitari ugusomana byari kuba bihangayikishije, kuko wenda washoboraga kuzamutera inda. Tekereza iyo utera inda nka mushiki wawe byari kuzagenda bite, ariko nta byabaye. Bariti yikije umutima arababwira ati kimbabaje si ibyo twakoze, ahubwo mbabajwe n'ukuntu mu mutwe ninangiye hazagamo akantu kambaza ngo ese ko karamutse ari mushiki wawe, maze nkakirengagiza. Icyo ngicyo nicyo kinteye ubwoba. Muzi ukuntu bihangayikisha kwisanga mu ngaruka z'amakosa yawe, cyangwa ugahangana n'ingaruka z'ibintu wirengagije ubwawe. N'ubu bati birumvikana, ariko ukwiriye kubyakira kuko nta ndi mahitamo ahari. Bakomeje kumuhumuriza. Nk'abaganga Darisi, Nira na Sabi bazana inkuru z'abantu benshi byabayeho, barimo babimenye barabanye n'ababimenye baramaze kubyarana. Byatumye bumva ko batari bo ba mbere, kandi ko ibyabo bidakabije cyane mu gihe bataryamanye, bibafasha gutuzamo gake. Batekereje ku ngaruka zari kubaho iyo baramuka bararyamanye akamutera inda, noneho bakamenya ayo makuru atwite. Byanga bikunda ingaruka zari kwiyongera kurusha icyo gihe. Wenda na Jabu ntiyari kumwakira amenye yuko atwite, ariko ntabwo byari byabaye. Ibyo ubwabyo byabafashije kugenda biyakira. Ku rundi ruhande umwami ntiyaratuje. Kuri wa munsi inama isubikwa, we yohereje intumwa kuri ba mama babo. Daniel na Madira bagombaga kuhagera mbere y'uko icyumweru gishira. Yari yabikoze mu ibanga, nta muntu abibwiye n'umwe. Ku munsi wa kane Daniel nyina wa Jabu warashakiye muri ubwo bwami yahageze mu ibanga ari kumwe n'umugabo we. Umwami yatumyeho Jabu aza wenyine, amuhuza na nyina wamubyaye. Barahoberanye, nyina ararira amusaba imbabazi kubwo kuba yarirangayeho bakamumutwara. Yamusobanurira uko byagenze, amubwira uko Tinari yamumwibye abanje kumushukisha inzoga n'urwandiko rutari rwo. Jabu byumvise abona naho yahera byita kumubabarira, kuko ahubwo nta nikosa yari afite ngo byasaba ko amuha imbabazi. Wigiriye impungenge abaza umugabo ati wari uzi ko mama yabyaye undi mwana? Nawe ati nicyo cyatumye anyemera, ahubwo kuko nanjye nari umupfakazi, umugore wanjye yari yarapfuye, rero ntiyari kwanga kubana nanjye, nawe yarabyayeho. Jabu ati mwabyaranye abandi bana? Nawe ati yego, uzadusure ngo uhuze nabo bazagukunda. Jabu yarishimye yongera kubahobera, yiruka cyane ajya kuzana Doka ngo ahure na mama we. Daniel akibona Doka yagize ikiniga aramubwira ati ndakubonye nibuka ukuntu umuja wakoreraga mu cyimbo cya mama we Madira bahise bamwica bakikwiba. Umwami yagukunze kuva ukiri mu nda, arinda ubuzima bwawe, ariko byarangiye bakwibye. Ibyo kuba umwami amukunda byamukoze ku mutima, anabazwa n'uwo muja akitaho wari warishwe. Nawe yahise amubaza uko babashije kubabambura ari impinja, aramusobanurira. Doka ati nta kundi, icyo kizamini buri wese yagitsindwa. Yaramubajije ati none se mama ni muntu ki? Daniel atuma umwami yamushyingiye ku gikomangoma cya kure, muheruka icyo gihe. Ku munsi wa gatandatu Daniel n'umugabo we bahamaze iminsi ibiri. Madira nawe yarahageze, ahagera aherekejwe n'abasirikari benshi cyane bo mu bwami yari arimo. Yarahageze mu ngoro hose barabimenya, kuko yarazanye n'abasirikari benshi byagaragaraga ko bakomeye. Ubwami yari yarashyingiwemo yari yarabugezemo umwami waho akaba sebukwe, ahita apfa umugabo wafata intebe y'ubwami, Madira aba umwamikazi. We n'umugabo we babyaranye umwana w'umuhungu. Ku bw'amahirwe make umugabo ntiyatinze igihe kinini ku ngoma, yaje gupfa nyuma y'imyaka 17. Umwana we wari ufite imyaka 16 yabaye umwami, kuko yari akiri muto aba umwamikazi urebererwa na nyina nk'umugabekazi. Niyo mpamvu yaraje aho ngaho aherekejwe cyane, kuko ari umugabekazi ukomeye wo mu bwami bukomeye. Umwana wari umwami utaravugirwagamo nubwo yari akiri umusore ataranashaka umugore. Umwami yagiye kumwakira amwubashye cyane, ndetse bidatinze amuhuza n'umukobwa we Doka. Doka akimubona aramuhobeye, bumva amarira aramanuka. Doka warahogora, yarahangayikishijwe no kumenya ko nibura mama wigeze amukumbura. Nawe ati umutima wanjye nubwo ugiye gutuza mwana wanjye, isaha ku isaha nagutekerezagaho, nkibaza niba wakwibye yarakwishe cyangwa yarakuretse ugakomeza kuba muzima. Itariki wavutseho nagukoreraga isabukuru, nkakurira nzi ko yakwishe. Doka ati umugabo wawe se ntiyigeze amenya ukuri? Nawe ati ukuri narakumwibwiriye, nakumubwiye mfite ubwoba nzi ko nabimenya akamenya ko burya nabyaye arahita ansenda, ariko yambwiye ko yarategereje ko mwibwirira ukuri kugira ngo arusheho kunyizera, kuko umwami ari we so yamunshingiye yabanje kumubwira iryo banga. Yari umugabo mwiza rwose, ntacyo mushinja, ndetse nyuma y'inanze gushaka undi kubera ko nta wundi ntekereza ko yamera nka we. Doka yongeye kurira. Madira ati naje kubera ko numvaga ngukumbuye mwana wanjye, ubu naho nakwipfira
kuko nongeye kubona imfura yanjye, umwana wanjye w'umukobwa nkamubona ari muzima. Nibyariye abahungu gusa, buri uko nagutekerezagaho rero nakwifuzaga iruhande rwanjye nk'umwana w'umukobwa. Ese wakwemera nkakwitwarira? Doka yahise yivamo ati uwo batwibanye rero, uwo batwibiye hamwe sinamusiga. Madira ati nawe nifuza kumubona. Doka yiruka cyane nawe yagiye gukurura Jabu arabahuza. Ku munsi wa 7 mu masaha nyuma ya saa 6 inama yongeye guterana. Umwami yakomereje aho bari bageze mbere, asaba Tinari na Varo kwisobanura bakavugira mu ruhame ko bari baracikanye abana. Tabira ari we Varo niwe wasobanuye. Yaravuze ati nyagasani, nk'umurinzi wo ku marembo nari nzi neza aho nanyura ntihagire umenya igihe nacikiye. Shimava we yarakeneye kuva mu buzima bwo kutisandura akava ibwami. Namenye umugambi wo gucika hano ibwami ari wo nyibwiriye, musaba ko agomba kumfasha nanjye ngacikana abana nzirerera, atamfasha nkamukuregera akagambirira kuva ibwami. Ibyo byatumye yemera kumfasha nubwo bwose yicuzaga icyari gitumye amenera iryo banga. Twacikanye abana kuko gucika nta muryango nsanze, nta mugore nari kuzashaka, ntacyo byari kumarira. Wangize inkone nyuma yo kwica umwana wanjye. Rero nahisemo kwiba abana babiri nanjye, umuhungu n'umukobwa, ngo bazankorere iby'abana bakorera ababyeyi babo. Nyimara kubacikana, njye na Tinari twahungiye hanze y'igihugu, ashakira umugore ako kanya, uwo mugore amfasha kubarera bakiri bato. Bacutse ku ibere, njye nawe twogosha ubwanwa n'imisatsi yacu, tugaruka mu gihugu twiyoberanyije, twibera muri Mirata. Gusa kuko twahoraga tuzi ko uzaduhiga ukadufata, namurangiye ahantu twahungira bibaye ngombwa. None byarangiye mahungiye, antereza abasirikare, nongera kwisanga mu maso yawe. Wenda hari yihoreraga kuba nanjye yarambwiye ko agiye gucika akava ibwami, nkamubwira ko ndamuvamo natamfasha kwiba abana. Ariko yuko batumye nza hano, nukuri rwose yarengeye kuko mfite ubwoba bw'ubuzima bwanjye. Umwami yamutegaga amatwi, mu mutwe nibuka neza ibyo Birere yaramubwiye, by'uko yasanze Tinari na Varo bari kuganira ko bishe b'abasirikare umwami yari yorohereje mbere, bakagarukana imirambo yabo ku mafarashi. Ibyo yabitekerezagaho muri ako kanya, akumva agiye gukora ibishoboka byose akamuhana yihanukiriye. Yumvaga atazi igihano ari bumuhe. Igihe bacikana abana, bakoresheje inzoga bari baraguze n'abantu banyuraga ku marembo y'ingoro bari mu bucuruzi. Umuntu yayisomaga ikamuryohana cyane, ariko nawe agahita asinzira ntiyongere gukanguka, cyangwa atasinzira ari umuntu ugira utubaraga yanyweye inzoga, agasinduka agahinduka injiji cyane. Shimava na Tabira bari bamaze igihe batekereza gucika. Baguze iyo nzoga bagura nyinshi cyane bihagije. Amahirwe bari bafite, abandi basirikare nibo bakamenya iby'iyo nzoga, ndetse bahinduye icupa yazanangwagamo bayivangamo inde. Ari nimugoroba bagiye bayiha abandi basirikare barindanaga bose barasinda. Nka Tabira wari wararyamanye na Kitabo bakanabyarana, yagiye kumureba muri iryo joro aho yararaga afite umwana w'umwami, nganamuhumuriza kubwo kuba uwabo Madira yareraga yarapfuye. Yamuhaye inzoga nawe ahita asinda ariryamira. Nta n'impuhwe na nkeya, Tabira asomeje no kukana ngo gasinzira aze kubona uko agacikana ku marembo katari kurira. Mu mwanya umwe na Shimava ari we Tinari yari yagiye gushukashuka Daniya, kuko Shimava yari umusirikare ukomeye, yajyanye inzoga ku cyumba cye afite n'urwandiko. Yamubeshye ko ari urwo minisitiri w'ingabo amwoherereje nk'umuntu babyaranye. Ataranarusoma yaramubwiye ati burije anyohereje nijoro, bivuze ko waza kurusoma ubonye umwanya, ahubwo akira wisomere nanjye nasomaga kuri iyi nzoga. Dani yasomyeho ihita imuryohana, aragotomera, arasinda, arasinzira. Shimava asomye ku kana. Abana babashyize mu bintu by'ibikapu, basohoka aho bararaga basinzirijwe n'inzoga. We na Tabira bahuriye ku marembo, banyura mu basirikare bari basinze bari kwivugisha ubusa, bakubita ibyo babonye, abandi basinziriye. Uko niko bacikanye abana. Abasirikare bwakiye zabashizemo, kandi Tabira na Shimava bari bacitse. Ibyo kuba bari bacikanye abana ntibari babizi. Daniya na Kitabo bo basobanurira umwami ko batazi igihe abana babatwariye. Umwami yishe Kitabo ku kanya kuko wari wabuze yari umwana we bwite. Daniya yanga kumubwira uko Shimava ari we waje akamuha inzoga, agasinda bwacya akabura umwana. Icyo gihe umwami yohereje abasirikare hirya no hino bagaruka amaramasa. Muri ako kanya bamaze kwisobanura, umwami ntiyatuje. Yasabye n'umwamikazi kwisobanura, n'uwavuga uko yashatse kwica Doka ngo arengere umukobwa yatazagira igikomangoma kiva kure kikaza kikamuhitamo, umukobwa agasigara cyangwa akazashakira mu bwami buciriritse. Madera yumvise impungenge ze, asaba ijambo aramubwira ati umuhungu wanjye uwo ni umwami kandi yakomera kubana na Birera kuko barangana. Igihe badoka bavuka, uwari ufite umwana w'umuhungu ari we Bariti, nyuma nibwo waje kubyara Birera, kandi nanjye nari narahise ngenda, ndetse umubano wacu wagira agaciro kurushaho babanye. Ni mu mudushyingire. Umwami ati ubu ntabwo nemerewe guhitiramo abana banjye. Birera nabyemera muzajyana amubera umugore. Bose bamaze kuvuga, yasabye ko abashaka ijambo avuga,
maze umujyanama w'umusaza wizerwaga aravuga ati nyagasani, umuzi w'iki kibazo watangiriye ku kuryamana na Madira. Iyo utabikora nta kibazo cyari kubaho ndetse ntihari kuvuka Doka. Iyo minisitiri utamuha mubyara we Dania ngo yihimure kuko wari waramutwariye Madira ukamutera inda ya Doka, ntihari kuvuka Jabu. Wahisemo kurinda Doka utuma Kita ugurana umwana we na Madira, kuko umwamikazi wari umuteye umutima mubi ugatera Madira inda yashatse kwica Doka ariko yica utari w'icyo gihe. Hanyuma wakoze ikosa uhindura Tabiri inkone ngo nuko yabyaranye n'umuja yagashatse umugore. Ubizi neza ko abasirikare b'ibwami bibagora gushaka abagore bitewe n'uko baba bita ku nshingano ziremereye. Umwana we yaranapfuye, kumugira inkono umwana we akicwa uwanye ari muzima byaramubabaje cyane. Uwawe n'uwa minisitiri atekereza kubacikanira n'abikora. Gusa iryo ni ikosa wakoze ariko ryavuye kuri wowe nyagasani, ndetse warenzeho unica umuja twafataga nk'umugore we umuziza ko umwana yabuze. Ariko Dania we ntiwamwishe kandi nawe yari yabuze umwana ngo nuko yari mubyara wawe. Hanyuma iyo minisitiri adatekereza kwica Bariti ngo bamwicire mu ishyamba, ntiyari gutabarwa na Jabu na Doka. Minisitiri washatse kwica Bariti yabaye inzira yo kugira ngo mwongere kubona Jabu na Doka. Iyo batazana ibwami muri ubu buryo bajemo, bari kuzakomeza gutekereza ko babuze burundu. Wenda byari kuzaca mu zindi nzira ukongera ukababona, ariko izi nizo zabayeho. Ni abana bawe batabaranye. Iyo ubitse umutwe yitegeye umwami aravuga ati nyagasani, ndabizi ko kugushinja mu ruhame ari amakosa kandi nshobora kubihanirwa. Ndabasabye ibyo mvuze ntibifatwe nk'ubugambanyi ku mwami. Nubwo bwose mvuze ku ruhare rwawe, ubugambanyi bwo gushaka kwica igikomangoma Bariti bwo burenze urugero kandi bwahungabanya ingoma, bityo birakwiriye kuba bikomeye abagerageje gusenya umurongo w'ubutegetsi. Umwami arakaye cyane yaravuze ati kuba ndi hejuru y'amategeko ntibikuraho ukuri, ariko nimpuwe nagira umwamikazi ntakabaye narashatse abagore benshi. Ninjye mwami mu bwami duturanye washatse umugore umwe. Ikosa ryabayeho ryabyaye andi makosa, ariko abakoze amakosa nyuma yaryo barinze umurongo. Icyakora nifuza gushyira iherezo ku mfu zitari ngombwa. Ntakabaye nica abantu benshi nonaha. Kubera ko twishimiye kongera kubona abana bacu bari barabuze, sinifuza ko hagira andi maraso ameneka. Ubugambanyi bwo kugerageza kwica igikomangoma Bariti, ubugambanyi bw'umwamikazi bwo gushaka kwica Doka umukobwa wanjye, n'icyaha cyo kwiba abana cyakozwe na Tabira na Shimava, ni ibyaha bikomeye biruta ibindi byose. Bakwiriye gupfa ariko ndabababariye. Ibihano byabo bizaba gufungwa burundu, bafungirwe kure cyane kugira ngo batazagira undi bayobya. Icyo gihano ntabwo cyari cyoroshye, kuri bamwe cyari kiruta urupfu. Ko ari ugufungirwa kure ahantu habi mu buzima bubi, umuntu akazahora atekereza ku byaha bye yakoze kandi abizi neza ko atazababarirwa. Cyari igihano gihora kibwira umuntu ko yatsinzwe, ku buryo bamwe byarangiraga n'ubundi biyahuye. Yarakomeje aravuga ati umwamikazi warakurwa ku ntebe y'ubwamikazi ukomeze kugendurwa no mu bwami bwanjye, kuko sinshaka guteza urujijo n'ihungabana mu baturage ngo ntume bakwirakwiza ibihuha bicemo ibice bitewe no kuba namwica cyangwa nkamuca mu bwami bwanjye. Icyo nacyo nticyari igihano cyoroshye, kuko kumukura ku ntebe y'ubwamikazi akamushyiraho ngaho akaba umuntu usanzwe ntabwo byari byoroshye na gato. Cyabaga ari igihano gikomeye cyane, byamuteshaga agaciro bikamusebya kandi akumva imbaraga zose zimukuweho. Yameraga nk'ari muri gereza akarutwa n'umuja, kuko hari ibintu byinshi yabuzwaga mu gihe atabaga ari umwamikazi arinzwe muri ubwo buryo. Ibyo byarabaye birarangira. Mu by'ukuri Doka na Bariti bari baremerewe, cyane cyane Bariti yaramaze kwimerera Modoka ku buryo guhita amwikuramo ngo yumve ko ari mushiki we. Hari igihe byamugoraga cyane, akibaza niba azabona undi mukunzi azakunda nkawe bikamuyobera, ariko yagombaga kubyakira. Doka nawe yari yishyizemo ko agomba kumukunda, bihinduka ku munota wa nyuma amenya ko ari musaza we. Icyakora kuko yikundiraga Jabu ntibyari bikomeye cyane. Nyuma yo guhana abahananywa, umwami yasabye Madira na Dania kuba bagumye ibwami bakabanza kuruhuka bihagije kugira ngo bazitabire n'ibirori yari agiye kubakorera. Yatumyeho ababyeyi ba Darisi ntirengagiza n'abasabe. Nyuma y'icyumweru n'igice abo yatumyeho bose barahageze. Ibwami hakorwa ibirori bikomeye cyane by'akataraboneka. Yafashe ijambo avugira mu ruhame ati ikosa rimwe ryo kunanirwa kwifata kwanjye mu gihe umugore wanjye ari hafi kubyara no mu gihe yari akiri ku kiriri niryo ryavuyemo ibi byose. Ariko turashimira ko ibintu bitabaye bibi nk'uko byari kugenda iyo abashatse kwihorera n'imigambi y'abanyeshyari igerwaho. Ku bw'ibyo ntanze umwanya kuri Darisi, Niranasabi, Jabu, Bariti, Doka na Birera. Buri wese icyifuzo cye kiraba itegeko. Icyo murasaba kiraba kimwe cya kabiri cy'ibihembo ndabaha ubwanjye. Bariti nk'igikomangoma yafashe ijambo aravuga ati kwiyakira ni ikintu kikingoye. Kwakira ko Doka ari mushiki wanjye ari ubwo byanga, nkumva atakabaye ari we kuko nari maze kumukunda. Ndi kurwana intambara yo guhindura urwo rukundo ngo rube urwa kivandimwe, ariko ndishimye cyane nanone kuko ari mushiki wanjye wundi
we na Birere nzabakunda ibihe byose nzaba nkiriho, kandi Doka we muri mu mwenda w'ubuzima kuko yatabaye ubwanjye. Yarebye Jabo aramubwira turi intwari. Najyaga mpfa cyane iyo narebaga ukuntu wari ubanye na Doka mugitekereza ko muvukana. Ndi kumva ntishimiye ko wowe na Doka mugiye kubana mu buzima nifuzaga kubanamo nawe. Gusa nzagenda mbyakira gake gake kandi biranshimishije nubwo bikingoye. Nawe nkurimo umwenda w'ubuzima kuko waranabaye. Mu gihe nzaba nkiriho wowe na Doka nzakora icyo nshoboye cyose mbarinde. Nzabarinda kuruta uko narinda abandi bose kuko mwemeye guhara amagara yanyu kubera njye mutananze. Kuri Darisi Niranasabi mwebweho mbarimo umwenda uremereye cyane. Iyo bitaba mwe twari gupfira ku mugezi uko twari batatu. Mwe n'ababyeyi banyu by'umwihariko aba Darisi na Nira sinzigera nibagirwa ko ubuzima mfite mbubakesha. Mwatwitayeho mutugarura ubuzima mu gihe twari tumeze nabi turi hafi gupfa. Ndetse icyo nsaba umwami nuko yabaho ibirenze ku byo mwifuza. Abaro bose biyumvishaga agahinda ke bakumva uko yiyumva. Bamugiriye impuhwe ariko nta kundi byari kumera. Jabo nawe yafashe ijambo aravuga ati nakuze nifuza kurerwa na mama ngo numve uko byaba bimeze. Njye na Doka ntabwo tuzi kurerwa n'umubyeyi w'umugore uko bimera. Kumubona nicyo kintu cyanshimishije kuruta ibindi. Noneho nkamubona nkumbuye yifuzaga kumbona. Gusa mbabajwe no kubona narabonye data wari mu gihe cyo guhanirwa ibyo yakoze. Yashoboraga kwicwa koko ariko yarababariwe. Ibyo nabyo mbishimira umwami. Kuri Doka sindi icyo navuga uretse kumusaba ko yanyegera. Doka yaramwegereye yaramuhobera. Jabo aramubwira ati iyo mufite ubushobozi nagasabye ukazamba hafi mu yindi myaka nsigaje ku isi, nubwo bwose nkirwana no kwemera ko utari mushiki wanjye. Abari bose baramwenyuye. Doka aramubwira ati nicyo nanjye ndifuzaga gusabira mu ruhame, ubinyemereye wazamba hafi mu yindi myaka nsigaje ku isi kuko nahoze ntinya ko wanjye kure n'ubundi. Birangoye guhita nakira ko utari musaza wanjye nk'uko ndakuze mbitekereza, ariko nshimishijwe nabyo kuko najyaga nifuza ko utakabaye we. Nanjye nibazwa impamvu ngukunda, nkibaza impamvu ngufira kandi uri musaza wanjye nkayibura. Burya nubwo bwose twari twarabibwiwe, imitima yacu n'umubiri wacu ntibyabyakiraga neza. Nawe uzi ukuri, uzi neza ibyo ndi kuvuga. Urukundo twakundanaga ni benshi batubwiye ko atari urwa musaza na mushiki we. Umwami yaramwenyuye ahita abavugiramo ati ese hari undi mugisha uruto? Umwami bamukomeye amashyi kubera ibyo yaravuze, kubera ko yarabashyigikiye cyane cyane Darisi, Nira, Sabina, Birera. Babonaga uko bakundanaga bataranamenya ko burya batavukana. Birera afashe umwanya aravuga ati Jabo na Doka batumye ukuri kose kumenyekana, tumenya amabanga yari yihishe mu bwami bwacu. Barakoze batabara musaza wanjye batamuzi. Darisi, Sabina, Nira bo ni umugisha utagereranywa. Njye nta kindi nifuza kuko kubona mukuru wanjye dusa birampagije. Nirera ahagurutse aravuga ati ndashimira umwami Bariti na Birera ko mwatwakiriye nk'abantu bafite icyo basobanuye. Ibwami nahumvaga nk'inzozi ariko mafite amateka kuri ubu. Ninjye wabonye Jabo, Doka na Bariti ku mugezi bameze nk'abahwereye nkabatabariza. Njye nta kintu nakoze uretse gutabaza gusa. Ubwabyo ni umugisha kuko natabarije abantu basobanuye byinshi ku bwami. Bivuze ngo nagize uruhare mu gutabara umwami w'ahazaza. Ibyo ngibyo birampagije, ni umugisha kuri njye. Natabaye Doka, ni umukobwa w'umwami. Ese hari undi mugisha urenze uwo nguwo? Noneho Jabo we ni intwari ikomeye cyane. Njyewe ndumva nta bindi bihembo nkeneye, umutima wanjye uratekanye. Ahubwo nagira ngo mbabwire ko njye na Sabi tutagifata imyanzuro inyuranye kuko twembi twifuza kuba umuntu umwe kurushaho. Nifuza ko mwadushyigikira mu byo duteganya. Abari aho n'umwami arimo bakomye amashyi bari bishyize ku rwego rumwe rwose. Madirera aramwenyura abaza ati ese mwembi mwakwemera kujyana nanjye mukazatubira abaganga bahoraho njye na Birera? Nyine murumva niba mushaka kubana mukaba umugabo n'umugore mwazaza mukajya mu bwami bwacu. Umwami aramubaje ati harya Birera yakwemereye ko azaza ukaba umukazana wawe? Madirera ati tumaze iminsi tubiganiraho, yibagiwe kubikubwira buriya. Umwami ati rwose uwo ari umugisha n'amahirwe tutakwitesha. Noneho Madirera yabajije Nira na Sabi niba bakwemera kwijyanira, babyemera batazuyaje. Bifuzaga kwigira kure muri icyo gihugu bakajya kwibanira muri ubwo bwami. N'ubundi bari kuba babibwami bakorera umwamikazi, umugabekazi n'umwami, bumvaga bazaba bubashywe cyane nk'abaganga babo bihariye. Darisi wabuze icyo avuga, ashimira gusa umwami na Bariti ko batumye bagera ibwami kandi bakabaha icyubahiro kirenze icyo bagahawe. Umwami yateye urwenya ati biratangaje ahubwo kubona Darisi na Bariti ari mwebwe musigaye n'abageni mutweretse. Yarahindukiye abaza Dani ati ese nta mukobwa mwiza mufite washakana n'umuganga?
Dani yaseka ati ndamufite kandi baba bakwiranye. Ibyo byari urwenya ntibari bakomeje. Umwami yatanze ingororano, Bina na madamu bakaba ababyeyi ba Darisi na Nira, abasaba kwigumira ibwami bakajya bavura abo mu ngoro, by'umwihariko abasirikare n'abayobozi. Nabo barabyemeye. Ababyeyi ba Sabi nubwo nta kintu gitangaje bari barakoze, kuko bari ababyeyi be gusa, byabahesheje guhabwa ibihembo bikomeye, bagororerwa inka n'ubutaka mu gace bari batuyemo. Umwami yabahaye urwandiko rwo guha umutware wabo, akabagororera mu izina rye. Nyuma y'umwaka, Jabu na Doka bakoze ubukwe babana mu nzu umwami yabahaye. Jabu yari yarahawe indi myitozo myinshi, ari umurinzi uhoraho w'igikomangoma, akaba n'inshuti ye. Birera we yari yaramaze kujyana na Sabi na Nira mu bundi bwami, yarabaye umwamikazi. Sabi na Nira babanaga nk'umugabo n'umugore. Birera nawe abana n'umuhungu wa Madira, ari umugore we yari umwamikazi, bo bari abaganga babo bihariye. Darisi n'ababyeyi be biberaga ibwami, ashinzwe kuvura Bariti, Jabu na Doka nk'uko byari bimeze mbere. Igihe cyaje kugera umwami apfa umwamikazi atarasubira ku ntebe y'ubwamikazi, Bariti ahinduka umwami. Ikintu cya mbere yakoze kwari uguha nyina uburenganzira bwo kubaho nk'umugabekazi wemewe kandi wubashywe, ashaka umugore kandi akomeza kugira Jabu na Doka abantu be ba hafi, aho Jabu ari woherezwaga mu butumwa bukomeye, Doka agasigara yitaho ku zindi nshingano. Dusoreje inkuru ya Jabu na Doka bakuze bazi ko bavukana, bagatabara Bariti batazi ko ari igikomangoma. Niba warayikunze, tukaba tugiranye ku musozo w'iki gice cya 6 ari nacyo cya nyuma. Tugushimiye tubikuye ku mutima kudahwema kudushyigikira. Niba hari icyo wifuza kutubwira, unyure muri comment turagusubiza. Utarakora subscribe, uyu wari umwanya mwiza wo kubitekerezaho kugira ngo turusheho kwibera inshuti. Bye, nawe utaha mu zindi nkuru.